Amazina yanjye nitwa Karangwa Tessy Megan, mfite imyaka 22 y'amavuko. Ntuye mu mujyi wa Kigali aho mbana na papa wanjye ndetse no nita mama we nkomoko y'ibibazo bimbaho byose. Ngeze mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye nibwo namenye inkuru ya nyayo ku buzima bwanjye, itandukanye nuko nakuze nizi. Uyu yitwa Sangwa, ni inshuti yanjye ihora mu bibazo byanjye byose. Naho uyu we yitwa Sandra, ni murumuna wanjye, aranyanga ku rwego ruhagije. Papa wacu we ni ntacyo bimbwiye, yumva umugore we kurenza ibindi bintu byose. Dave we arankunda cyane, gusa yaba urukundo, ubuzima, ibi byose nta cyampiriye. Iyi ni inkuru yanjye. Kuki mwese mukunda kubyitwaza ibyo bintu? Kuba tuziranye bibahereza uburenganzira bwo kwambara ko mwishakiye. Ambara neza master mukayata kubona. Akwandanyambika ubundi kuki umbwira utanyambika? Rwose ntabwo nzi kuyifungura, ni itarananiye kuyambara njyewe. Reka rero nyigirire kuno n'ubundi nanjye byaranshanze. Nse kuba wagiye kure. Ni paka ngo duhagarare tumeze nk'abinjiranyemo. Twinjirane moda. Nse twabashira binjiranamo abahagaze uko nguko mwahagaze ukuntu ndahagaze. Okay. Nubundi nashaka ko tubiganiraho ibi bintu rero. Sibyo? Ko ndagira ngo nyine tubigire clear. Abantu bose bagamenye. Oya ntabwo ari cyo nshaka kuvuga. Urabona ndimo ndafokasinga ku masomo cyane ko turimo gusoza. Sibyo? Umva rero. Nyine umva icyo ndi gusobanura. Ntabwo ushaka ko anytime uzambwira ko nagutereye umwanya. Sibyo? Ntabwo nkiri mu rukundo. Nako sinzi niba narigeze nanarubamo, ariko ndagira ngo nyine ubihindure nawe ubyumve ko tutari in relationship. I hope you understand. Hari ukuntu relationship wenda bitari nk'iya hano ako mu rugo nta kibazo. Wenda hano ndabizi n'ubundi abahaters bakugiye mu matwi afite ibintu bakubwiye, ako just know I'm still that girl, okay? And you and I we cannot be separated. Why not? Because you are my boyfriend and I'm your girlfriend. So ibyo rero nibyo ngira ngo duhagarike tubishyireho, we put an end on it. We cannot end it. You are my boyfriend by force. Excuse me? Turakundana. By force? By love. Okay, sinzi impamvu utarimo kubasha kunyumva ariko ubona ko nguko bimeze. Wega ntabwo wanyanga. Ntagaruka gukwanga byo gukwanga gusa ndashaka. Ntabwo bishoboka. Kubera iki se? Nase ubona narataye umwana. Niba hari no kwibeshya wari ufite mu mutwe uguhagarike nyine, ntago turi mu rukundo nyine nawe pe. Sibyo? Tufokasinge ku masomo, twiteguriye ikizamini. Sibyo? Tureke ku wasting time ngo turi mu rukundo. Tureke kujya gute? Tureke ku wasting time. Who told you I was wasting my time? Urabona uko nguko nyine ukomeza gutekereza yuko uri mu rukundo kandi rudahari, it's a waste of time. Kandi I'm trying to be honest. So who's that girl? Which one? Who's the girl? Waje agahanagura ubwonko bwawe bwose akakunkuramo. Who's that girl? Ndagira ngo nyine ubashe kunyuma. Tessy, right? Huh? Tessy? Sajemo hano hagati yanjye nawe gutese. I knew it. Nari mbizi rwose ntago Tessy rega. Tessy, she is our house girl. Okay? Ejo bundi narakubonye we nawe mwapfumbatanye hirya iriya, nakicira hano naho nkabona muramatanye, nagaruka hano naho nkabona mwinjanyemo.
kuko wangaga ko njye nawe twinjiranamo nk'abakundana utangiye kwinjiranamo na Tessy, right? Sibyo? But point of correction, Tessy, she's a low class. She is a stupid girl. She's a bitch. She's not on my level. Kandi, I didn't know ko nawe ubwawe ukunguku wakisuzuguzwa kujya n'umukozi w'iwacu, but ntabwo nkurenganya rujya aho rushatse, right? Ako muri mwese muri na kimwe. Umukozi wo mu umukozi w'iwanyu, what do you mean? So she's your sister. Excuse me, sir. She is not my sister. That's our housemaid, okay? Put it in your mind. I can never be sister with that fool. Okay. Do you get it? I get it. Do you get it? Yes, I do. Niba nawe rero yarakubrainwashinze. Bro. Honest. Kuri. Just harya ni sana. Maze neza. Mvase. Izijyana matera gushakiye se mwana. Yego. Abashatse karika cyane kabisa. Okay. Zemu ikigo cyose nk'uyiga kabisa. Tujyane ntacyo Sandra. So ndakuri kundeba nawe. Excuse me, we were in the middle of important conversation. Okay, turongera tubisubiremo nta kibazo. Hey, uranagiye? Hari corona. Corona ho. Ibintu bije muri akamenyero man. See this fool. Jesus. Hey. Calm down. Okay, calm down. So these two fools, they need a war with me. Now go bands. Ni ikintu gitangaje ni ukuntu ubu ntunguye ukaza ngo gutanambwiye. Bari nyine naje boye ndi gupfa ubusa wo mu niki. Uravuze uti ndaje. Neza rubizi ko ndi hano. Uno se ni handi ugiye kwitari kwa Tessy. Uri mu rugo ko biri kose. Tari ku ishuri kwa Tessy ni mu rugo. Maze kubona roko ngiye guhindura schedule y'ibintu nkora. Ko abantu bamaze kumera nkaho babimburutse. Kereka no subira kuri byero kabigaruka. Nese uko bizi ngenda akora. Mana ariko ubundi nani bari byadanje cyambe no gufite igikombe yaho ryama byonyine ni sare. Ya. Cyo nicyo cyambere. Ahubwo se mbwira. Wowe ho mu bimeze biti. Zaman nanjye wo muri fresh. Papa se ntabwo akiye. Kara gasaza gunuka kambye bari. Gunuka mwita gasaza bro. Reka man. Jereka mubwire man. Niba ari umuntu wambere ufite view y'ingoswi ubizi neza ko view ari ingoswi ni ngiye. Nyine Kerima mbikubwira. Mareka yo ariko man uzi kugira umubyeyi sibyo? Aho mu ntago tubuze ibiceri byadanje sibyo? Wenda ntago dufite ibya mirenge ariko ntabwo dukenye cyane man. Ariko reba kugira ngo umusaza minervale ijye kuboneka ari mama bigizemo uruhare n'iki agasaza kibere mu buyoga man. Nyine cyo nashaka kukubwira buriya nubwo umubyeyi yaba mubi umva nubwo yakwitwara nabi akostira bari umubyeyi wawe. Nyine ni umubyeyi ariko man. Nyine banze umva icyo nshaka kuvuga sibyo? Nyine ntago akora inshingano ze nkuko bikwiye. Akostira aracyari umubyeyi wawe. Nyine yo tuganira ugatumira ngo karakaviye mita numva hari ukuntu nyine nawe wamaze ku giving up like wamaze gutakaza respect wakamuhaye nk'umubyeyi wawe. Uretse nanjye wagiving up nizera ko nimana giving up reka we tumuveho man. Tumuve ahubwo saba bite byawe na Tessy meze bite. Hako ubundi kuki ukunda kumbaza kuri Tessy? Man reka mubwire man inshuti yanjye sibyo? Kandi we ikintu cya mbere mba ngomba kubona nuko nabishimye kandi no muri no minsi abo mureke mbabwire mwabumbo nta kandi kazi mugira uretse ko kuganira niko vuze. Aho yawo nta kandi kazi mugira uretse ako kwirirwa muvuga ko mukundana nawe. Ari twavuze abakobwa. Twavuze abakobwa. Ubwo ntabwo numvishe neza. Asubundi sisi iyo ubonye abatipi barimo kuganira gutya ubundi utabigira ku ruhande ukabiri. Sinyangu umwanya uri kumwe n'abakobwa bagenzi bawe. Nakagiye ku ruhande nundi nabaye n'ubugari. Sinagiye nkicara hariya hirya ariko numvishe ibintu muri kuvuga numva nta sanse bifite. Ni gute abantu b'abagabo nkamwe kubera iki umwe isukari ingana gutya?
Nasigira ngo niyabuze bya biyoga byawe. nyine kubera Ubwo rero ruswara hano harimo inzoga. nyine gufata ikiro cy'isukari ugashyira mu kaji kangana gutya uba wumva utarimo kwitera diabete. Oya, mbabarira. Igerageza kunjyana hirya no hino, reka tubigarukeho. Gute abantu b'abagabo nk'amwe n'ibyanwa mufite mwicara ntimwaganira kuri business, ntimwagirana inama z'ibindi bintu, n'abakobwa. Ndabizi ni sister, sibyo? Ariko se abakobwa ngo abagabo ibiki? Abagabo na umugabo kurongoye urimo. Noneho ikintu nari ndi kuvuga sister. Wantereye karaga shati ko ngiye kujya ahantu kana. Nje ntago ndi. Nyumva nkubwire. Mega zashize. Nje nakubwiye turi tariki 6 mega zawe zashize z'ukwezi. So nyine. Nyine so nyine. Umva ntayo nteye. Duzire kambikubwire ko ndabiza ahantu ugiye kujya no kujya kureba wa mukobwa wawe. Sibwo icyo kuba uri muramfuhira zifu nago ndi brother wawe. Nje ntago mba ndi kugufuhira. Niba ndi muri relationship ugomba kubyishimira ntabwo relationship. Relationship uri kumbwira ni nyabaki. Today I'm in love with this girl, tomorrow I'm in love with that girl. Sister, ndagukunda urabizi. Sibyo? Rigashikanye gatoya. Mbabarira. Akumenya utakiri wa mushiki wanjye muto bimenye warakuze. Oya njere kamubwira. No, I know mushiki wanjye ari ukuntu mutetesha, ubu ngubu niyo mpamvu muri kumutwara. Okay, wenda I'm glad uri hano, but uyu musaza wanjye sinzi niba afite akaburo kabura mu mutwe wiwe, niba byaragenze gute simbizi. Nkwere kuri cya kiro cy'isukari. Ntabwo numva ukuntu umusore muzima akundana n'umukobwa uyu munsi barahararanye babirimo and banashwana habe n'icyumweru byibuze yashyizemo gashema gatamuru gatoya agakundana n'umuvandimwe we bamaze gutandukana. Today yasheze ari kundana na Sandra, tomorrow ari kundana na Tessy. What's that? Ngiye basireka mumaze ikibazo cyo sibyo? Ari uri umusore tu ari nkatwe. Wakundana na Sandra mukamara n'igihe uko muzi. That's the point. Uko bitekereje umwanya ungana gutyo udashinsubiza byihuse. Man. Yose umukobwa gukunda. Okay, I understand. Sibyo? Nta n'ikintu bitwaye kuba batandukana. Bibaho ko ntago ari relationship zose zendinga neza. But nje nta ikintu mba ntumva ni gute ukundana n'umukobwa igihe kingana kuriye. None bavuga ngo bivuyemo ukabivamo ustepinga mu yindi relationship kandi ugakundana na sister wo mumaze gutandukana. Ese sister, ubundi ni relationship yanjye murimo kuganiraho gutya. Oya bwo ni yanjye. Hari undi mu player. Okay, chill, are you okay? Yeah, I'm not okay. Kuko kubona we brother wanje wigira icyo nazi wigira wigize kuba kwabonye k'abakobwa bakunda ari benshi wabonye baragusariye wumva ko ugomba gufata umukobwa umwe uyu munsi undejo. What the hell? Sister. Nga imagine njeze ikintu kimbabaza Deo. Jesus. Imagine abaye ari njyewe. Sister ndagukunda urabizi. Ujye wibuka yuko abo bakobwa babaza. Nabo bafite basaza babo batekereza nkaho. Sister ndagukunda ariko muri relationship ari ibintu tarasobanukirwa. You have to understand that, okay? Sharasobanukiwe pe. Mbabarira. Tutazanasangira ku kirahure kimwe kanyuza imico yawe. Wowe ndebera abanyeshuri barimo hano mu kibuga muri siporo. Hari n'abantu 10 barimo. Ureba guzwa se kandi ari we ndimo ndabaza. Ntazi ahantu babagiye. Ushinzwe iki se kuvuga ngo ntabwo uzi ahantu babagiye? Ushinzwe iki hano mu kigo? Wari bwafata umunyeshuri yaturutse umunzanire ubone simuhanye.
ariko bose nubwo utari kubabona ahangaha ubu ngubu ushobora gusanga bari muri classe bari inyuma y'amashuri barimo banigere ngubu aya masaha. ubu ngubu bose mbese barahari urumva ko bari inyuma y'amashuri n'ibiki inyuma y'amashuri se niho bigira ese ubundi bagucika urimo urareba he ukwiye kumenya ahantu banyura n'ahantu binjirira n'ahantu basohokera. Sinzi impamvu uyu munsi iryo jambo ndari kubwira sinzi impamvu gukurikirana neza. Ako rero uri kundenganya nta bigeze basohoka. Ngiye kuva kare ndi muri iki kigo nta munyeshuri n'umwe wigeze uncaho hari ku muryango. Ubu Tessy yiriwe muri iki kigo urabona yiriwemo na ba bagenzi biwe bagendana ariko buri ushobora gusanga bari muri karasi ariko ese ubundi babanyuze ushobora gusohoka ikigo gato nkababona mu masantere aho haruguru bose bari muri iki kigo nta wigeze asohoka nta munyeshuri wasohotse wikinira se urebe ngo ndabazana ahubwo ndakubaza uhagararana n'umunyeshuri iminota 5 muba murimo bakandike si wowe ubwo ngubwo baguha ruswa ugatuma basohoka maze kukubona inshuro imwe inshuro ebyiri uhagararanye n'umunyeshuri iminota 5 yewe mpagarana n'umunyeshuri iminota 5 gusa ugiye kubihakana kandi ari njye nkwibonera n'amaso yanjye mama murapanga iki cyangwa ni wowe ubatorokesha ahubwo hari abashaka gutoroka ntangiza nkahita mbafata nkahita mbasubiza mu kigo ubwo ahubwo wobona bari bagiye gutoroka ndimo mbabwira ngo basubire mu kigo ukagira ngo wenda hari ibindi bintu turi kuganira ntabyo rwose reka jewe reka ntacyo navugana n'abanyeshuri ndabona tuzagwira mu bintu byinshi nge nawe kuko mbona ntazi iby'urimo ntabwo uzi akazi waje usaba hano kandi hari abantu benshi hano hanze baba bakenera akazi ni gute wambwira ngo abanyeshuri barabura mu kigo ari wowe uhari ubarebeye ariko ntabwo babanje kuzenguruka mu kigo hose ngiye kuguhamagara muri karase hose banze urebe koko ngiye kuguhamagara ngo mbikubwire uzi namaze kureba ibintu bingana iki nko kugira ngo umfashe akazi ko mbona aho uri muratuma nanjye nkica nawe ukica kawe gendera ruguru kuri gate buri munyeshuri wese winjira umunyandikire ngapapuro nzanira kuko ndabizi niba bava hano muri siporo bareka baza gufata ibikoresho byabo buri munyeshuri wese uri bukunyureho kuri gate umunyandikire nzanira uwandika agapapuro munzanira urumva kandi arushaka tutarataha mwandike ku gapapuro cyangwa mufate ahubwo muzane n'agapapuro nakanditse ubandika ubanzanire ibyo ngibyo biroroshye cyane umunyeshuri aza yinjira mwandika mpita mufata mwicaza hasi mbarundanya mpita mbakuzanira rwose ntabwo wumva ibyo ndimo ndakubwira Musa ikibazo cyabaye mu kigo kimwe se ntago koma urumva ejo nziko ndi mu bana bitwara neza se sawa ubwo kandi niyo haba ikibazo wanyingira ikibabere nyine ubwo witwara neza usimbuka ikigo ntago kubera ko se ndabizi nyine ejo bampaye liste y'abakobwa basimbutse ikigo arara none ndebye mbonamo izina ryawe none ndavuga nti kubera ko we tuziranye aho kugira ngo njye kugutanga kwa master reka manze ngo uhamagare hano muganirize numve koko ari byo cyangwa atari byo ni planka zabwo ufite iyindi gahunda kuko njyewe se ruga ngende mu banyeshuri bitonda nkwereka ifoto usimbuka yibaza ko wasimbutse n'akajipo gatakajya ararararara indi usimbuka ariko mwana kwa pasteur umva nyine ntabwo nzi n'uburyo banasimbuka reba ikigo cyacu ahubwo wenda n'undi muntu twitiranwa wenda hari indi Sangwa wa kabiri reba ikigo cyacu ukuntu cyubatse reba handi kunuza ku gipangu hejuru niho mwasimbukiye noneho usimbutse akajipo gatakimuka kajya ku mutwe none nabonye iyo foto kanamfashe nambwo kanazamuka wibeshye nyine banze bumve nabonye iyo foto bitavuga ni imana yagasani we ubu niyo mpamvu ngo uhamagaye hano ngo tuganire mbwira ukuntu wasimbutse ndiyizeye
se n'ijipo nambara urabona yazamuka by the way kwari ugutebya nakubeshyaga siko wakoramo umuntu umutima wari kuvuyemo nyumvaga ko cyari bincanze ariko wari utwaye mu ntoki urugiye gutaba ufite mu ntoki wari ugeze mu nda umeze uteze cyameze neza ndakomeye ariko mujye munasura duwaye aha usatse mba nabikoze ntaho nese sinjye waguhamagaye wowe ugomba kwibwiriza ubundi ugatuvuga utereka njye kureba ko duwaye wacu ameze neza gusa nsanze hari abandi banyeshuri umuntu azajya abanza kuvugisha mwese muhahuriye hari ikibazo oya ntabwo byaba ari sawa okay bo ubu ndabizi ugiye kumbaza iyindi mpamvu yatumye nguhamagara kubaza serega ni n'ubwa mbere ngeze aha ngaha ubu ngubu erega nta nubwo ntuje ubwo bisobanuye ngo uko nguhamagaye uhita wumva ko ari ikibazo nise ko bidasanzwe nta nubwo nyine wumva ko naguhamagara tukaganira bisanzwe se nyine ariko nanjye mpari se nanjye naje okay noneho reka ndase ku ntego urabona nameze nk'umuntu uri mu rukundo uri mu rukundo bigaragara bite uri mu rukundo afite akamwenyu ku maso ujya ubona nkinjira mu kigo ndakaye si bisanzwe se musase uhora mu rukundo ubundi uranyumvira kandi rega amakuru tuba tuyafite nubwo tuba twiturije ariko amakuru tuba tuyafite uburundi mu rwanya rwo noneho ruri kwaka nk'umuriro bimeze bite kandi ndashaka kumfasha tagowe noneho Sangwa takora iki okay icyo nshaka kumfasha ntabwo gikomeye ndashaka kumfasha ngakundana n'umushuti wawe inshuti yanjye yego iyihe Tessy yego mu buhe buryo nyine tugakundana yaba abizi cyangwa atabizi none se ukundana na murumuna we Sandra nakundanaga nawe mwashwanye ryari ubu ngubu ni paka ibintu byose bizajya biba duhite tubishyira kuri public umuntu se mwabikizanze ko mukundana ntimunashwana mujye mubitwereka nk'uko iyo mwakundanye mwabishyize hanze okay igihari ni uko njye na Sandra tutagikundana okay n'ubundi byari bimeze nkaho biri kugenda gake ariko noneho ndashaka kujya mu rukundo na mukuru kandi wewe kubera ko muri inshuti nyine banze unyumve kubera ko wewe muri inshuti ugomba kubimfashamo cyazararugura rukunda uvuye ko rumwe igeze ku rundi nandi muko babagira nawe ubu ari kuzava kuri Tessy nyine mbere ukahita umujyaho mbere yo kunjaginga sibyo mbere yo kunjaginga wirise don't judge that's right ko niko nshaka kubikora wowe ikintu uzajya umfasha nkakuriya mama muri kumwe sibyo nzamubwira ndamushaka nyine uzajya nawe witumvugira ngo buryo ushaka uzajya umfasha ese ubundi ko muri inshuti wenda we muganira biri deep kubera icyahora ameze kuri atishimye ku maso ni iki kirimo kujya mbere mu buzima bwe cyamva uriya mwana afite ibibazo ntukabone yigirisha gute na gute akanarenzaho ariko ndavuga ngo abikubwiye nubwo uri umusore ngo uri duwaye warira biri serie warira umva aha aba hari iwabo yakuze azi ko ari mama we numva ageze mu wa 3 segonderi no yamenye ko atari mama we noneho nundi ntajyaga amufata neza avuga ati wenda nuko ari mukuru uri Sandra akabure mutoya ntabyiteho cyane ariko yamenye ukuremye kuri ari mukase ntago amwitaho buri uzi ko barajya naburara yego azasa ku ishuri hari ikintu yafashe none ngo urashaka kujya mu rukundo nawe ibyo ntago byambuza kumukunda rero niba uzi ko ugiye gukunda uriya mwana w'umukobwa yihoreye n'ibibazo bihagije atari nk'abijyanye n'iby'iki gihe ngo by'ibiki n'ibiki byo kwirwa umutesha umutwe kuko urumva nangirega ninjye bizabazwa nubwo ngo mbigufashemo byarangiza ukazajya uza ukamutesha umutwe ukamwongerera ibibazo n'ibyo afite bitaba bimworoheye umva ntabwo waba umbaniye umva ntabwo nawe mbaye inshuti nziza wigira ikibazo ari n'igihe yaba n'ibyo ugiye kumuhoza amarira
utinze kwe Rega siporo. Keri ndekura Keri man ibaze Dave asanzwe mfashe uko nguko nako umugabo wanjye nako sheri wanjye man Keri man njye ko iyo mikino ntabwo ari myiza cyangwa nawe sangwa umfashe ibaze utumye Dave anyanga n'ukuntu nsigaye mukunda man Keri wambona ndekura Keri wandekuye ibaze utumye Dave n'ukuntu nsigaye mukunda ubwo se ugutumye anyaga sha none ntabwo wanyira Keri rimwe Keri kabiri gatatu ndagukubita urushyi